Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze muri ibi biganiro bigiye bitandukanye, njye ubasuhuza kandi ubifuriza amahoro n'imigisha, nitwa Desire Niyomugabo, cano ni Igisubizo TV show. Mbahaye ikaze rero kugira ngo twige aka kantu k'ingenzi kandi aka kantu k'ubwenge. Wari uzi ko ushobora kuba ushaka gukoresha WhatsApp ebyiri, wenda ufite nimero ebyiri ushaka zose ko ziba kuri WhatsApp? Wari uzi ko ushobora kubika cyangwa se kugira double WhatsApp cyangwa se double application, ukagira application ebyiri zisa ariko zidakora bimwe? Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none ushobora kuba ufite simukadi ebyiri, izo simukadi zose urashaka ko ziba kuri WhatsApp. Ushobora guhita ufata iyo WhatsApp yawe wari usanzwe ufitemo ukayibyazamo indi WhatsApp utiriwe ujya kuri Play Store. Tubikora gute? Winyurira setting my friend, ndaje mbikwereke. Yes, urabona ko tayari ifitemo WhatsApp gusa, mfitemo na WhatsApp business. Urabona ko nta yindi WhatsApp ufitemo muri application zanjye zose ngizi. Urabona ko nta yindi WhatsApp ufitemo, mfite WhatsApp, mfite na WhatsApp business. Ibi rero binatesha umutwe. Tandukanya kugira application ebyiri zitandukanye za WhatsApp muri telefone yawe, ngo WhatsApp Messenger cyangwa se WhatsApp business. Gira WhatsApp imwe ariko ifite nimero ebyiri zitandukanye. Ubigenza gute rero? Uraza kuri setting my friend, setting. Yes, usikororinge cyangwa se umanuke. Subira inyuma dutangirane kabisa, dutangirane. Uraza kuri setting, then uhite usikororinga ushake ahantu handitse advanced features, ngaha akantu ka kangahe, 1 2 3 4 5 6. Yes, wemeze. Urahita uza ahantu handitse double cyangwa se double messenger. Yes, ukandeho wafurawe. Urabona ko izi ni application ushobora kugira muri telefone yawe ari ebyiri zisa ariko zikora ibintu bitandukanye. Njyewe urabona ko nemerewe WhatsApp kuyishyiramo kabiri na Facebook. Reka duse nk'abagira WhatsApp, abashyiramo WhatsApp, double WhatsApp. Turakanda hano dukore on. Aha urabona ko bahise banyereka ngo read here, bahise banyereka ngo install second copy of WhatsApp. Yes, ndahita nkora hano kuri install. Then ndahita nemera ibi ngibi, byemeze, confirm. Yes, mite nkora on. Aha naba ngiye gushyiramo amazina. Yes, dutegereze turn on, dutegereze kabisa. Urabona ko WhatsApp ihita ijyamo. Second WhatsApp urabona ko bambwiye ko yabaye installed cyangwa se yagezemo. Reka turebe koko yagezemo. Yes, let us look. Wabonye ko WhatsApp ngizi zari ebyiri, urabona ko yagezemo. Wayibonye? Ngiyi hano tayari ubu ngubu WhatsApp yagezemo, wayibonye. Ninyifungura tuyikoreho tunarebe. Yes,